Mwiriwe neza, nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi tugiye kubasobanurira izina ryitwa Celestin cyangwa Celestine. Akaba ari izina rwose rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, risobanura uw'ijuru. Abone twa Celestin bisobanura uw'ijuru cyangwa ukomoka mu ijuru cyangwa ufite iby'ijuru. Nibwo busobanuro bw'izina Celestin. Rero hari ibintu byinshi biranga abantu bitwa ba Celestin. Abantu bajye banyandikira bamwe ngo ese Celestin, ngo ese izina amazina tubwira ko mbona rimwe na rimwe bidahura. Hari igihe nyine wowe kuri wowe bitahura, ariko abantu benshi, navuze abantu benshi, bikunda guhura. Ba Celestin rero nkuko tubonye ko ari izina rikomoka mu Kilatini risobanura uw'ijuru cyangwa ukomoka mu ijuru cyangwa ufite iby'ijuru. Hari ibintu biranga ba Celestin. Abafite kwihangana, iki ni icyambere, kandi akunda kwiyumvamo n'abandi, kwiyumvamo abandi, ngo akunda kwihangana ndetse akiyumvamo n'abandi. Ba Celestin usanga ari inyangamugayo kandi bakubaha abandi. Ikindi ba Celestin bakunda kwiga no gushaka ubwenge, baba bashaka guhora bunguka. Ba Celestin bashobora kuba abayobozi beza. Impamvu nuko bitewe n'ubwitonzi n'ubwenge baba bafite, bashobora kuba abayobozi beza. Ba Celestin rero nkuko bisobanura uw'ijuru, mukomeze kugendera kuri kw'Imana kugira ngo muzabone iryo juru nyine, kuko bisobanura uw'ijuru cyangwa ukomoka mu ijuru. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana irabakunda. Ciao. Catherine rero mu Kinyarwanda ni umunyacyubahiro ufite umutima utunganye.
abakunda amahoro, abagira impuhwe, usanga ari umuntu wubaha kandi akagira imyitwarire myiza, aba ari urugero rwiza mu muryango no mu bandi. Aba ni ba Catherine. Rero ba Catherine, uyu munsi tubifurije umunsi mwiza, tubabwira tuti gubwe neza kandi ube umunyacyubahiro kandi ukomeze wubahe ndetse wite ku bantu ugira umutima mwiza. Ba Catherine rero umunsi mwiza kandi turabasuhuje, ciao.